ibintu byakomeye Morgan na papa we mu ntonganya zikomeye cyane, aho batarimo kumvikana bitewe nuko uyu Morgan yishakira ko umwana we avuka mu mwanya wo kuba yakagombye kuba ari gushakisha imitungo ngo arebe ko bayitsindira, dore ko anariyo yatumye uyu musaza afungwa, ariyo yatumye mama Makurata afungisha uyu musaza kugira ngo abe ari we uyegukana wenyine. Ibi ngibi rero Morgan ntago abyumva bitewe nuko ngo ni King amutwitiye, kandi ko turabizi neza ko atamutwitiye, ariko we arimo kumurwanirira, arimo kubwira se ati wagisaza we ngewe nzakwica niba udashaka kamaraso yanjye nyabona, ati weho kufungiwe aho ngaho, reba imyaka maze nta mwana ngira, none weho ngo urashaka ngo iriya nda ibashe kuba yavamo. Ahangaha murabona ko Morgan arimo gukankamira papa we, ari kuvuga ati wagisaza we ati nzakwica. Papa we rero nawe uburakari bwari bwamwishe kubona afite umuhungu ngana gutya, ariko akaba atamurwanira ishaka ngo abashe kuba yanamufunguza ahangaha muri gereza, cyangwa ngo abashe kuba yarwanira iriya mitungo barimo kurwanira uriya musozi urimo zahabu, dore ko papa we amubwira ati n'ubundi biriya ndi kurwanira ni ibyawe, ni wowe uzabisigarana, kuko mu minsi iri imbere ngewe n'ubundi nzaba nipfiriye. Ariko Morgan ngira ngo ibyo ngibyo byose ntago abyumva bitewe nuko ubu ngubu yishakira ko abona umwana kuri Nick, ngo dore ko ashobora kuba ari we wenyine azabona mu buzima bwe, ariko icyo atazi nuko uriya mwana atari we ahubwo ari uwa Sam. Ese guys, ibi bintu muratekereza bizabasha kuba byaherera hehe? Reka mbasabe kugira ngo mubane natwe mudusangiza ibitekerezo byanyu, mutubwire uko ibi bintu mubibona ndetse n'ukuntu mutekereza bizaba byagenda, maze dukomeze kugenda twiganirira kuri filime yacu mwene data, filime dukunda turi benshi. Twongeye twigarukira ahangaha kuri Nick, aho yari yibereye ahangaha kwa Morgan, ndetse adashaka no kuba yataha, aho yahamagara Gasoso arimo kumubwira ko ubu ngubu yamaze kuba yaba kwa Morgan, ndetse ashaka ko umuryango wose ubimenya ko atwitiye Morgan, ariko twe turabizi neza ko atamutwitiye ahubwo atwitiye Sam. Ni ku rundi ruhande aho umuntu witwa Yoramu yamaze kuba yajyamana n'umukobwa witwa Uwimana. Ese muratekereza ibi bintu bizabasha kuba byavamo iki? Ese uyu musore yaba yarabeshe uyu mukobwa urukundo, dore ko uyu mukobwa mukunda cyane, ni nacyo cyatumye bakora ibyo ngibyo bakoze, bakaba bararyamanye. Ariko murabona ko uyu musore atarimo kwita kuri uyu mukobwa ubwo yavugaga ati kuki udaheruka kumpamagara, ati kuba twarakoze biriya nibyo washakaga gusa, none kuba byararangiye ubu ngubu ntago wakongera kuba wamvugisha. Ese bizaba byaherera he? Ibitekerezo byanyu ni ingenzi, mwibuka gukanda subscribe. Ndabashimiye mwebwe mwakomeje kubana natwe. Ciao ciao, nawe utanda, bakunda cyane.